gukora ikintu mbakubi. Aha rero duherekeje Bruce Melody agiye mu Bubiligi, Belgium cyangwa se Belgique sinzi uko byita, agiye mu gitaramo mu rugendo ruri buze kumutwara hagati y'amasaha 8:24. Ubwo ngubwo niyo masaha make yashoboka kugera ku masaha 11. Araba ageze Belgique rwose ameze neza cyane. Uyu munsi n'ubundi tugiye kwinjira ku munsi wa gatandatu bitewe n'aho uri, ariko muri Belgique n'ubundi duhuza amasaha, kuvuga ngo niba aho uri ari saa sita nabo ni saa sita, ubwo ndavuga ukaba uri mu Rwanda. Ahagiye rero agiye gukora igitaramo turi buze no kuganiraho tukamenya ibyacyo. Yagombaga kuba ari muri Sweden, naho turamenya impamvu atagiyeyo. Byinshi tuzaza kubimenya muri kino kiganiro, though hari album itarasohoka kandi maze igihe abantu bayitegereje, nabyo turamenya ibyo ari byo. Byinshi wibaza kuri Bruce Melody, byinshi wibaza kuri 155am Media, byinshi wibaza kuri runo rugendo rwa Bruce Melody muri Belgique, urabimenya muri kino kiganiro. Nitwa Joby T Joshua, nyita Joshua, nta kibazo kabisa. In 155am Media, let's go, let's do it. Niba ugeze ahangaha urimo kureba kino kiganiro ndagushimiye, ariko nanone nkwiseguraho kubera ikibazo cya tekinike twagize tugitangira gufata iyi video tukabura kimwe mu bice by'iyi video, ariko nanone sinabura kwitsa kuri bimwe mu byo Bruce Melody yagarutseho. Bruce Melody mbere yo kwerekeza muri Belgique yagarutse kuri kimwe mu bibazo benshi bibazaga cyo kuba atataramiye muri Sweden. Bruce Melody yavuze ko ari ibibazo bitamuturutseho ndetse bitaturutse no kumupromota, ariko yisegura ku bakunzi be bari muri Sweden. Bruce Melody kandi yikije ku bitaramo amaze iminsi akora bizenguruka intara, avuga ko yarakumbuye abantu be ndetse ari n'ishema kwamamaza umukandida Perezida Paul Kagame. Ariko nanone ntiyabivuzeho byinshi kubera ko yifuza ko twazagira ikiganiro kirambuye tubivugaho. Ngibi rero ibyakurikiyeho ni uku nguku twaganiriye. Aha nari maze kumubaza ku gisobanuro cyo kwibohora ku muhanzi nyarwanda, dore uko yabisubije. Yari ituboke bajurira nabendaga kuzatwicana baragadi, yibaze ko na cya gikoko yahitinze ngo kiradodora. Urumva ibyo ari cyo cya mbere twabanje kwibohora. N'umuziki ntabwo twaciye umuziki w'abanyamahanga, ariko n'umuziki wo mu Rwanda wabonye ako gaciro, ku buryo ikintu gituruka Kicukiro, Kayonza, za Kirehe n'ahandi indirimbo ikavayo kandi gahitinga mu gihugu cyose. So icyo uko no kwibohora gukomeye ku bahanzi nk'abahanzi no gukururira abacu gukunda iby'iwacu. Ni urugendo rugikomeje, ariko byiburaho tugeze habaye haryoshye. Iminota mike dufite ndabibyaza umusaruro kugira ngo nkubaze kino kibazo. Aba album yabaye album. Yego, iyi album yimbwireho kubera ko ni kimwe mu bintu dukora hano hanze mukakabona nyina ko nakagaragara nkuko nabikubwiye ko umukiriya hari detail wenda umuntu atirirwamo kubera ko imbogamizi tugira ni nyinshi, ariko by'umwihariko ishaka gutegura ikintu kinini nka album byo ni urugendo ugenda uniga, cyane cyane ko ariyo album ugiye gusohora imfashe ingufu zingana gutya. Rero nabashije kwiga byinshi, hakabamo ibyo ntateganyije bishyashya bizamo, uko expecting ibintu kugenda nibi ariko bigenda rimwe na rimwe, ahubwo hakahinduka ikintu kinini kandi cyiza mbona gifite umumaro. Nkavuga nti rero album sinjye uyikorera, n'ubundi rimwe nyikorera. Kuba mwategereza ariko igihe nyiderivaringe mukumva ikintu gifatika, ntekereza ko ari ibintu byiza kurushaho. Ubwo wenda kujya muri detail byo nibirebire nabyo si ibintu navunagura gutya, ariko imizigo iri hafi. Nyuma yo kwizeza abantu imyaka myinshi se hasigaye igihe gito ya basi. Ariko abantu banje buriya ikintu mbakundira iyo banyumvise banyumvira rimwe. Wowe nibantegereze bampa akanya gatoya mbereke. Ko nibajya kunyumva bazanyumvira rimwe bazandambirwa. Ariko ngo sowe yarafropinze itarasohoka. Iryo jambo urumva rifatika. Ni nko kuvuga ngo umwana ngo yatsinzwe mu ishuri ataravuka. Izo ni za nteruro nyine ziba zidahwitse. Ntabwo babitekereje neza. Ntabwo babyizeho neza. None se yo ko yiduteguje tukayihakorera n'ama challenge yiri. Mwagombye kuba mwicara mumbaza ngo uri gukora busaki. Ahubwo ubwo buso urimo gukora n'ubusaki wawe. Aho mutagira amaso. Ndaretse ibyo mu bireba sibyo byonyine buriya byo mubasha kubona, habamo byinshi cyane. Turukora byinshi kandi byiza kuri twe no kuri mwebwe, turabakunda bya hatari. Ntabwo rero twabaha ibintu biratunganyijwe bikwiye. Sindakure kure ariko nsubye. So wedo idi
Soweto iri mu biganza bya 155. kazasohoka ryari? Simbona zari ufite mikoro yawe. Soweto irahari ariko sinashaka kuyisohora ndi kurashinga kubera ko hajemo iki gikorwa nubwo twari tukizi twaragiteganyije twamisinze amatariki makeya. Ndavuga nti rero reka turangize campaign tuyitunganye neza ubundi n'indirimbo tuyisore dufite umwanya kubera ko ntago igihangano cyamvunye gutyo ari cyo gusohora muri rush. Gira ubutumwa muri Belgique ugiye gutaramira, hanyuma urugendo rw'amasaha agera kuri 11 ugiye gukora narwo turkifurizemo ishya nihira. Iki kiganiro muri kukireba nahageze kubera ko nzi ukuntu uyu muhungu akora. Ubu nahageze urumva mu kanya duhurire kuri sale dukora ibyo dukwiye gukora. Nanzanye na equipe murabireba tuje kubasusurutsa, twabyiteguye neza, ntihagire umuntu uza afite inkweto zishaje wakizira wambaye ibirenge bikagira inzira ko inkweto zishaje zo ntazo uzahatahana. Naho ubundi rero murakoze murakarama. Yuhu.